Yesu nashimwe. Itorero ry'Imana muri kumwe na Evangeliste Rukundo Desire, dukorera umurimo w'Imana ku itorero rya Mpare muri paruwasi ya Cyarwa, Rurembo rwa Huye, mu itorero rya ADEPR. Uyu munsi Imana itugiriye ubuntu kugira ngo tuganire ku ijambo ryayo. Uyu munsi rero dufite insanganyamatsiko ivuga ngo ugomba kunesha kugira ngo ukomeze kuba umwana w'Imana. Imana yacu itugirire neza. Dutangire dusenga Imana. Data wa twese uri mu ijuru ryawe ryera, ukaba mu mitima y'abagukunda n'abakubaha, tugushimiye kuduhaye uyu mwanya mwiza, ukaba uduhaye n'ubu buryo kugira ngo ubwoko bwawe bwongere bwumve icyo umwuka avugana n'itorero mu bihe nk'ibi. Turagushimiye rero, imbabazi zawe Mwami Yesu nizitubeho cyane, amaraso yawe atweza dutunganye. Hanyuma yaba njye ugiye kuvuga ubu butumwa bwawe n'abari bubwumve, twese tugabane umugisha urimo. Umwuka wawe wera nabidufashemo mu izina rya Yesu Kristo umucunguzi wacu, amen. Dutangire dusoma ijambo ry'Imana riri mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana. Igice cyaho ni icya mbere, umurongo n'uwa 12 n'uwa 13. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana, igice ni icya mbere, umurongo wa 12 n'uwa 13. Hari ijambo rivuga ngo icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Abo ntibabyawe n'amaraso cyangwa n'ubushake bw'umubiri cyangwa n'ubushake bw'umugabo, ahubwo babyawe n'Imana. Imana yacu itugirire neza. Ubundi intambwe ya mbere yo kuba umwana w'Imana ni ukwizera, ni ukwemera hanyuma ukizera. Niyo ntambwe ya mbere yo kuba umwana w'Imana. Imana yacu itugirire neza. Ijambo ry'Imana niko ritubwira, biratubwiye ngo icyakora abantu bamwemeye bakamwizera, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Ndetse ijambo riravuze ngo abo rero hari ubundi buryo babayeho, ntago babayeho mu buryo bw'inyama n'amaraso, ahubwo babayeho mu buryo bw'Imana. Imana yacu nitugirire neza. Iyi rero ikaba n'intambwe ya mbere. Ni ugutekereza rero, ese waba waremeye? Ese waba warizeye? Niba se koko waremeye Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, ukaba waramwizeye, ubayeho ubuzima bw'abantu b'Imana, icyo ni ikintu buri muntu wese akwiye gutekerezaho mu ruhande rwe. Ese ntiwaba ugitekereza nk'abantu b'inyama n'amaraso? Kuko abantu b'inyama n'amaraso imitekerereze yabo ifite aho igarukira. Ibitekerezo by'abantu b'inyama n'amaraso bifite aho bireba, bifite aho bitarenga. Abantu b'inyama n'amaraso ni abantu barebera ibintu gusa mu bintu bigaragara. Iyo ntambwe rero ntabwo ndi bunayitindeho cyane, ahubwo niba waremeye ukizera Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, ndakubwira yuko ibintu byo kuba umwana w'Imana atari aho birangirira, ahubwo hari indi ntambwe umuntu aba agomba gutera. Ni intambwe ya kabiri. Intambwe ya kabiri niyo kuyoborwa n'umwuka w'Imana. Imana itugirire neza. Dusome ijambo ry'Imana riri mu rwandiko Pawulo umukozi w'Imana yandikiye Abaroma, ibice byaho 8, umurongo wa 11 turageza 17. Urwandiko Pawulo yandikiye Abaroma, ibice byaho ni 8, umurongo waho ni uwa 11, hanyuma turageza ku murongo waho wa 17. Imana yacu itugirire neza. Abaroma ibice 8, umurongo wa 11 kugera 17, hari amagambo avuze gutya: ariko niba umwuka w'iyazuye Yesu uba muri mwe, iyazuye Kristo Yesu izazura n'imibiri yanyu ipfa kubw'umwuka wayo uba muri mwe.
nuko rero bene data turi mu mwenda ariko si uwa kamere y'imibiri yacu ngo dukurikize ibyayo, kuko niba mukurikiza ibya kamere y'umubiri muzapfa, ariko nimwicisha umwuka ingeso za kamere muzarama. Abayoborwa n'umwuka w'Imana bose nibo bana b'Imana, kuko mutahawe umwuka w'ububata ubasubiza mu bwoba, ahubwo mwahawe umwuka ubahindura abana b'Imana, udutakisha uti Aba Data. Umwuka w'Imana ubwe ahamanya n'umwuka wacu yuko turi abana b'Imana, kandi ubwo turi abana bayo turi n'abaragwa, ndetse turi abaragwa b'Imana, turi abaraganwa na Kristo, niba tubabarana nawe ngo duhanwe ubwiza nawe. Imana yacu nitugirire neza. Nta nshuti y'umusaraba, ndashaka kubwira ko iyo umuntu amaze kwemera no kwizera, hakurikiraho intambwe ya kabiri yitwa kuyoborwa n'umwuka w'Imana. Nta muntu rero wayoborwa n'ikitamurimo. Ndagira ngo mbibutse ko burya ubuyobozi bukomeye si ubwo tubona hanze y'umuntu. Buriya ntabwo ubuyobozi bukomeye ari abashumba, si abapasiteri, si abaperezida b'amakorali. Abayobozi bakomeye ntabwo ari abayoboye igihugu. Abayobozi bakomeye ntabwo ari abayoboye ibigo bikomeye hanyuma nawe ukaba uri umukozi wabo. Ahubwo umuyobozi ukomeye ni ikiri mu mutima wawe. Ikiri mu mutima wanjye burya nicyo gifite ububasha bukomeye. Ijambo ry'Imana riravuze ngo niba mukurikiza ibya kamere y'imibiri yanyu muzapfa, ngo ariko nimwicisha ingeso za kamere umwuka muzabaho kandi muzaba abana b'Imana. Imana yacu tugirire neza. Ndagira ngo mbabwire ko iyo umuntu amaze kwizera Kristo nk'umwami n'umukiza we, aba yinjiye mu kindi cyiciro cya kabiri cyo kutiyobora, cyo kutayoborwa n'umubiri we, cyo kutayoborwa n'imitekerereze ye, cyo kutayoborwa n'ubwenge bwe, ahubwo aba yinjiye mu cyiciro cy'abantu bayoborwa n'ijuru. Aleluya, amen. Kandi Imana ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro. Abana b'Imana ni abayoborwa n'ijuru, ni abayobowe n'umwuka. Ubu iminsi turimo, hari abayobowe n'ibihe bari kureba, hari abayobowe n'amagambo abantu bari kuvuga, hari n'abayobowe n'abantu bafashe umwanzuro wo gukurikiza ibyo abantu bavuga, babisimbuza iby'Imana yavuze, aho kuyoborwa n'ijambo ry'Imana, aho kuyoborwa n'umwuka wera. Abantu bari kuyoborwa n'induru ziriho, bari kuyoborwa n'urusaku ruriho, kandi bakiyita abana b'Imana. Ndagira ngo mbabwire ko iki gihe turimo ni igihe rwose abana b'Imana bagomba kugaragara. Abana b'Imana rero si abizeye Kristo nk'umwami n'umukiza wabo gusa, ahubwo ni n'abemera ko abayobora. Aleluya. Hari abantu bizeye gukizwa, bakizera ko Kristo ari umukiza, ariko ntibamwemerere ngo abayobore. Abo ntabwo bazakomeza kuba abana be rwose. Ndababwiza ukuri, ntabwo bazakomeza kuba abana be. Kuba warizeye, ukaba warabatijwe, ukaba warihannye, ukaba waravuze amagambo menshi uvuga ibyaha byawe, ntabwo bihagije ngo ukomeze uba umwana w'Imana. Ugomba no kwemera Kristo akakuyobora. Arakuyobora ate rero? Ni uko wemera umwuka we ukaba muri wowe. Abantu benshi bavuga ko bizeye Kristo, ariko wareba umwuka ubarimo ukabona ntabwo ari uwa Kristo. Hari igihe kimwe abigishwa Yesu yigeze abatuma i Samariya kumushakira icumbi, ngo bagezeyo basanga abantu b'i Samariya bararakaye, basanga nta mikino bafite, basanga ibyo bya Yesu ntibakeneye no kubyumva no kubyitaho. Barangije ngo icumbi bararibima. Aba bahungu ba Yesu ngo bagaruka bafite uburakari n'umujinya cyane. Baraza babwira Yesu, baramubwira ngo mbese ko batwimye icumbi, tumanure umuriro ubatwike nk'uko Eliya yabikoze. Umwami wacu Yesu wuzuye imbabazi n'urukundo, wuzuye ubuntu n'ubugwaneza, harangije arababwira ngo mbese nimuzi umwuka ubarimo
uwo ari wo, kuko umwana w'umuntu atazanywe no kurimbura abantu, ahubwo yazanywe no kubakiza. Na bugingo n'ubu dufite abantu bavuga ko bizeye Kristo nk'umwami n'umukiza wabo, ariko bafite umwuka mubi w'ubwicanyi, bafite umwuka w'ubugome, bafite umwuka w'urwangano, bafite umwuka w'amoko, bafite umwuka w'ubugambanyi, bafite umwuka wo kwanga abantu kugera ubwo banga n'igihugu cyababyaye. Imana yacu nitugirire neza. Torero ry'Imana, intambwe ya kabiri yo kuba umwana w'Imana, yo gukomeza kuba umwana w'Imana, ni ukwemera kuyoborwa n'umwuka w'Imana. Imana yacu tugirire neza. Hari abantu baba bafite umwuka nk'uwa Yona. Dufite abahanuzi bafite umwuka nk'uwa Yona, bifuza ko abantu bapfa bagashiraho, batifuza ko abantu bakira. Tekereze ko Yona yavugaga ko ari umuhanuzi wubaha Imana, akavuga ko ari umuheburayo yubaha, nyamara yaranze kuyoborwa nayo. Imana ikamubwira ngo genda uburire abantu banjye kugira ngo badapfa, we ahubwo agahunga ashaka ko bapfa. Dufite abantu bitwa ko ari abantu b'Imana, ndetse bafite n'ibirango bisa nk'ibyerekana ko ari abantu b'Imana, ariko batagira umwuka wa Kristo, batemera kuyoborwa n'umwuka w'Imana. Uziko Yona yifuje no gupfa aho kugira ngo abantu bakire. Haravuga ngo biraruta ko napfa aho kugira ngo abantu b'Imana bakire. Uyu munsi uze gutekereza, umwuka ukurimo ni uwande. Hari abantu bafite umwuka w'amadini, hari abantu bafite umwuka w'indambi, hari abantu bafite umwuka wo kwikunda, umwuka w'ubwibone, umwuka wo kwishyira hejuru, umwuka wo gukunda iby'isi. Hari abantu bamaramaje mu bintu by'isi, bashyizemo imbaraga rwose, umwuka wa Kristo udafite n'akanya na gato mu buzima bwabo. Kugira ngo mbabwize ukuri, inshuti z'umusaraba, niba uwo mwuka ari uri muri twebwe, ntabwo tuzakomeza kuba abana b'Imana. Mureke dushaka umwuka wa Kristo, umwuka utanga ubugingo, umwuka ubeshaho, umwuka wita ku bandi, umwuka witangira abandi, umwuka ufasha abandi, umwuka ubabarira, umwuka w'amahoro, umwuka w'imbabazi n'urukundo. Imana yacu nitugirire neza. Rero nubwo bimeze gutyo, ndagira ngo mbibutse ko nubwo kuyoborwa n'umwuka wera bitugira abana b'Imana, ariko ntabwo ibintu byo kuba umwana w'Imana, inshuti z'umusaraba, birangirira aho ngaho. Imana yacu nitugirire neza. Intambwe ya gatatu yo gukomeza kuba umwana w'Imana ni ukunesha. Niba ushaka kuba umwana w'Imana, ugomba kunesha, Ndagira ngo nkwibutse ko uru rugendo rwo kuba umwana w'Imana rurimo intambara, rurimo ibiturwanya, rurimo ibiturushya, rurimo ibitwitambika, rurimo imbaraga mbi zidashaka ko tugomeza kuba abana b'Imana. Kadusome ijambo ry'Imana riri mu Byahishuwe, igice cyaho cya 21, umurongo waho wa 6 tugeze ku 8. Byahishuwe umurongo waho, igice cya 21, byahishuriwe Yohana, igice cya 21, umurongo waho wa 6 kugeza ku 8. Cyangwa reka duhere ku murongo waho wa 5. Reka duhere ku wa 5. Haravuze ngo yicara kuri ya ntebe, iravuga iti dore byose ndabihindura bishya, kandi iti andika, kuko ayo magambo ari ayo kwizerwa n'ay'ukuri. Kandi iti birarangiye, ni Alufa na Omega, tangiriro n'iherezo. Ufite inyota nzamuhera ubuntu kunywa ku isoko y'amazi y'ubugingo. Unesha azaragwa byose, nanjye nzaba Imana ye, nawe abe umwana wanjye. Ariko abanyabwoba n'abatizera, n'abakora ibizira, n'abicanyi, n'abasambanyi, n'abarozi, n'abasenga ibishushanyo, n'abanyabinyoma bose, umugabane wabo uzaba mu nyanja yaka umuriro n'amazuko, ariyo rupfu rwa kabiri. Imana yacu itugirire neza. Nshuti y'umusaraba, ndagira ngo nkubwire ko kugira ngo ukomeze kuba umwana w'Imana, ugomba kunesha, ugomba kuba umuntu unesha. Uru rugendo rurasaba kunesha, rurasaba kuba umuntu unesha. Uzahura n'ibintu biguhinyuza, uzahura n'ibintu bikuvuguruza, uzahura n'ibintu bivuguruza ibyo wizeye. Ndagira ngo mbibutse gatoya, urugendo rw'Abisiraheli bava muri Egiputa ni urugendo rwatangiye kubwo kwizera Imana. Abantu b'Imana ngo bavuye muri Egiputa bashinze amajosi,
kubera ibintu by'imbaraga Imana yari ikoze. Imana barayizera ko ibajyanye kandi izabagezayo, ngo bahavuye bashinze amajosi, bahavuye bafite izahabu, bahavuye banezerewe kubwo kwizera imirimo Imana yari ihakoreye. Ariko nshuti y'umusaraba, ndagira ngo nkubwire ko bageze ku nyanja itukura, ibyo gushinga amajosi byavuyeho, ngo ubwo babonaga inyanja yibirindura, bareba impande zabo bakabona imisozi, ngo bakebuka inyuma bakabona amagare ya Farawo atumura ivumbi ritumuka, ngo abantu bateye hejuru barataka. Ariko ikintu gitangaje ni uko batatatse batakira Imana, ahubwo batatse bicuza impamvu bizeye Imana. Ndagira ngo nkubwire inshuti z'umusaraba, abantu benshi batangiye kwicuza, abantu benshi batangiye kwivuguruza kubera ibyo bari guhura nabyo, kandi Imana yo mu ijuru ariyo ibayoboye, ariyo yababwiye ko ibakuye muri Egiputa ibajyanye i Kanani. Ku nyanja itukura bahavugiye amagambo atari ay'abantu bo kwizera, atari ay'abantu bizeye Imana. Tugeze mu gihe abantu bacitse ururondogoro, abantu bibagiwe ko Imana ariyo kwizerwa, bibagiwe ko Imana ariyo yabakuye mu rwagwa no mu busambanyi no mu bindi bitindigasani. Uyu munsi abantu bicujije impamvu bahagurutse bava muri Egiputa, bicujije impamvu bakoreye Imana, bicujije impamvu bagiye bashyira imbaraga mu bintu by'Imana. Abantu barivovose, ngo hano bivovoteye Mose ndetse benda no kumutera amabuye. Hari ku mugaragu w'Imana Mose ndamukunda, amenya ko urugamba rukomeye, waragenda atakambira Imana, atakira Imana. Imana iramubwira ngo Mose mugaragu wanjye, ni iki gitumye untakira? Urugendo ruracyakomeje. Ndibutse inshuti z'umusaraba, nubwo mubona bimeze gutya, insengero zifunzwe, abantu bahagarikwa ku mirimo uko bukeye n'uko bwije, ariko ndibutse intore ku rugendo rurakomeje. Urugendo ntabwo rwarangiye, abana b'Imana barakomeje, kandi ururembo Siyoni rurahari, Kanani irahari, kandi abana b'Imana bazayitahamo. Nshuti y'umusaraba, sinzi biri gutuma uvuza induru, ariko ndagira ngo nkubwire ko kugira ngo ukomeze kuba umwana w'Imana ukwiye kunesha ibyo uhura nabyo. Ntabwo namenya ibyo uri guhura nabyo muri iyi minsi, ariko umwami Imana kuntumye ngo nkubwire ngo kugira ngo ukomeze kuba umwana w'Imana ugomba kugomeza ukanesha. Imana ibwira Mose, iramubwira ngo bwira Abisirayeli bakomeze bagende, iramubwira ngo fata ya nkoni wakoresheje bya bitangaza uyirambure hejuru y'inyanja itukura. Ndagira ngo mbibutse inshuti z'umusaraba, uko Imana yari iri kera n'uyu munsi niko turi abatsinzi muri Kristo Yesu. Ibihe byibahinyuza, mukomeze kurwanira kwizera, habera bahawe bimwe, mukomeze muba abana b'Imana. Imana yacu nitugirire neza. Mose ngarambuye inkoni hejuru y'inyanja, inyanja itandukanamo kabiri, ngo hanyuma baca mu nyanja banezerewe, baca mu nyanja bishimye, ngo bageze hejuru Miriyamu na Mose batera hejuru bararirimba. Imana yacu nitugirire neza. Ariko ndabibutsa nshuti z'umusaraba, ntabwo uru rugendo ruzagendwa n'indirimbo, uru rugendo ruragendwa n'imbaraga. Birasaba kunesha, ngo bigiye imbere gatoya babura amazi, by'indirimbo birakama. Hari ibintu bishobora gukama, ariko nubona abantu bakamye, nubona abantu batakiririmba, nubona abantu batagitura, nubona abantu batakibwiriza, nubona abantu batakifasha abakene, nubona abantu batagikunze gukorera Imana, ntuzagire ngo urugendo rwararangiye. Urugendo rurakomeje, ariko rukomejwe n'abanesha. Jambo riravuze ngo unesha nzaba Imana ye, nawe aba umwana wanjye. Hari igihe abantu bapfukama basenga bavuga ngo Mana yacu, nyamara Imana itakiri Imana yabo. Hari igihe abantu bagenda bita abana b'Imana, nyamara baraneshejwe. Nshuti y'umusaraba, ndagira ngo ubwire ko Imana izavangura abantu ku buryo izasigara ari Imana y'abanesheje. Nibahamagara izabitaba, nibataka izatabara. Nshuti y'umusaraba, sinzi igihanda uherereyemo, ariko nkwifurije kuba mu mugabane w'abanesheje, ukajya usenga Imana ari Imana yawe, ugakorera Imana yawe, ukaririmba Imana yawe, wahanura ugahanura Imana yawe. Turi mu gihe abantu benshi bitwa ko bakorera Imana, nyamara Imana itakiri Imana yabo. Imana itugirire neza, kandi Imana idufashe. Wa muntu we uri kunyumva muri
aka kanya ndakwingingira Imana isumba byose, nanjye niyingingira ngo tuneshe aba bana b'Imana bahuye n'intambara. Ntabwo ibintu byagumye kuba ibyo gushinga amajosi no kuririmba. Nshuti y'umusaraba, ushobora kwizera Imana ukabona ibintu bigenze neza, ukabona ibintu birakoroheye, ariko ngo ufitiye amakuru ko bitazakomeza kuworoha. Intambara zirahari, uzahura nazo, kandi intambara nta kindi zigendereye ku kwambura identite yawe, irangamimerere yawe yo kuba umwana w'Imana. Niyo Satani ahiga, nta kindi agendereye. Ibyo mubona biri kubaho byose nta kindi bigendereye. Satani agendereye ikintu kimwe gusa, cyo kubambura irangamimerere yo kuba abana b'Imana. Satani arashaka kubakura mu mugabane mwiza. Ijambo ryavuze ngo ufite inyota nzamuhera ubuntu. Iyo urebye inyota abantu bafite muri iyi minsi, ni inyota utamenya ubwoko bwayo. Abantu bafite inyota ibajyana i Gehinomu, bafite inyota ibajyana mu muriro utazima, mu nyanja yaka umuriro n'amazuko. Abantu niyo nyota bafite. Abantu bubahutse ibitari byo kubahukwa, baravuga ibitari byo kuvuga, barakora ibintu bitari byo gukorwa. Ariko nshuti y'umusaraba, jambo rirambwiye ngo ufite inyota nzamuhera ubuntu. Kunywa ku mazi y'isoko y'ubugingo. Mbese muri iyi minsi uri kunywa ku yahe mazi? Amazi uri kunywa nakuzanira ubugingo cyangwa nakuzanira urupfu? Nshuti y'umusaraba, ndagira ngo wibutse ubu bwoko bw'Imana bwashiriye mu butayu, bwaraneshejwe, buneshwa n'ibitekerezo bibi, baneshwa no kwifuza no kurarikira. Iyo urebye imyifurize n'imirarikire iriho mu madini y'uyu munsi, ni ukuri abantu bari kuneshwa, abantu bakomeje kuneshwa. Ariko ndakwingingira Imana ngo iguhe kunesha, hanyuma ukomeze kuba umwana w'Imana. Nagira ngo nkubwire ko Imana ni Imana y'abanesheje, ntabwo ari Imana y'abaneshejwe. Kandi abaneshwa Imana izaba Imana abanesha Imana izaba Imana yabo, hanyuma kandi nabo baba abana bayo. Izina ry'Uwiteka nirihabwe icyubahiro. Imana nibagirire neza kandi bafashe. Umwami w'amahoro nakomeze kubarebana amaso y'imbabazi. Reka dusoze dusenga. Ese uherereye mu kihe cyiciro? Ese wagumye ku ntambwe ya mbere y'abizera gusa, baba bicaye ngo bizeye Imana, bazi ko ngo Imana izabagirira neza gusa, nta ruhare rwabo, nta kuyoborwa n'umwuka, nta kurwana? Murwane intambara nziza, Kristo n'imbaraga zacu. Pawulo aravuga ngo narwanye intambara nziza, narinze ibyo kwizerwa. Aravuga ngo igisigaye mbikiye ikamba ry'ubugingo, iry'Imana yateguriye abayikunda. Nagira ngo nkwibutse ko ku bantu bakunda Imana, byose bifatanyiriza hamwe kubazanira ibyiza. Ntabwo ibintu byose uzategereza gusa ko Imana izabikora. Hari ibigusaba kurwana, hari ibigusaba gushyiramo imbaraga. Izina ry'Uwiteka niryubahwe. Burya Yosefu yicara kwa Farawo kubera ko yanesheje ubusambanyi bwari buri muri muka Potifari, n'ubugome buri muri bene se, byose yarabinesheje. Nubona umuntu yambaye umudari, nubona umuntu yambaye ikamba, nubona umuntu Imana imuteje intambwe, ntugapfe kubiririra gusa, ahubwo ujye ushakisha umenye n'intambara yarwanye. Nubona Dawudi yicaye ku ntebe y'ubwami, nshuti y'umusaraba, yahuye na byinshi. Amavuta yasizwe yari ayo kurwana, yari ayo kunesha. Nagira ngo nkwibutse ko intambwe yose uzatera mu buzima izagusaba kuba hari ibintu unesheje, izagusaba kuba hari ibintu utsinze. Imana y'amahoro nibagirire neza. Data wa twese uri mu ijuru, uri Imana isumba byose. Muririmbyi wa 210 yaravuze ngo nimuze ngabo za Yesu, twarobanuwe n'umwami. Arangije aravuga ngo mwese mwiyereke, kandi aravuga ngo umugabo uzigabye ni Kristo, nituba hamwe nawe tuzanesha. Turagushimiye Data wa twese uri mu ijuru. Ntabwo tunesha ku bwacu, ahubwo tunesha ku bw'umwami wacu Yesu Kristo, umugabo wacu muri uru rugamba rwo kurwanira ubugingo. We wanesheje Satani akamwivugaho ku musaraba igorogota, natwe tuzanesha ku bw'uwo mwami. Sabiye abantu bose bazumvira ijambo ryawe ngo bazakira imbaraga ziri muri Kristo Yesu, iz'Imana yakoreye muri we ubwo yamuzuraga mu bapfuye, yarangiza ikaziha itorero. Ko yari izi neza iby'itorero rizahura naryo muri iyi si, irangije irazitanga kugira ngo abana b'Imana bazanesha isi. Kandi ubwo uri muri twe yanesheje isi, natwe tuzanesha. Ikibi cye kutunesha, ahubwo tunesheshe ikibi icyiza. Mu izina rya Yesu Kristo umucunguzi wacu, amen.